harimo abantu baje hano mu rusengero bazi ngo hano ni mu ijuru, hano ni mu nzu, hano ni mu isi, hano mwahasanze abantu ntabwo mwahasanze abamarayika. Rero umuntu akazagera ngo narizi ngo nzi ko ngeze ngo aho nzaruhukira. Aha ni mu ndushyi. Ndabaho urugero rutoya. Hari umuntu uva hanze mu isi ahunze amagambo y'abantu bo mu isi, akavuga reka njye mu rusengero ndambiwe abantu bamvuga. Yagera mu rusengero agasanga niho hari abantu bavuga cyane. Abarokore niba hari abantu b'abahanga mu kuvuga, ni abantu bo mu rusengero baravuga, nibo ba mbere. Uzi ko umuntu akuvuga ukagira ngo mwaravukanye. Mwebwe umuntu arakuvuga atazi iyo wavukiye. Rero iyo utagwije imbaraga z'umutima ukomeretswa nuko abantu bakuvuze. Ndamuzi umukobwa umwe nagiye kwigisha za Kabuga, maze kwigisha ndaza arambwira ati ngo nshaka kunsengera. Maraganya aba bashaka Yesu, ariko Imana arayifite akazi. Ega icyumba we, abize baraganya, abatarize baraganya. Abakijijwe baraganya, abapagani baraganya. Yewe Impanuro TV aganya. Iki cyumba kiri mu byumba bibi, kiri mu byumba bigoye Imana idakunda idakoreramo na gatoya. Kubera iki? Kubera ko umuntu uganya ntibishobora ko nezeza Imana. Uzi ko umuntu aganya agenda ku igare, yagura moto akaganya, aravuga ngo Imana nayo ngo ujye dusura nk'abana wikareba uko turyama. Abaryama basamye mujye muryama nk'abarami. Imana ni gusura muri shambure. Inka imanuka kwirebera mu musozi, iba yari ivuye mu rugo ibacitse. Inka imanuka kwirebera uyirukanka, bagenzi be bayibonye bariruka. We kubera umugongo ahagarara kuri cya giti arahumiriza. Ya nka iba mu nzu iza yirukanka imuhunahuna, imugezeho imushyira mu mahembe, iratera ikubita mu kirere iritaza. Agiye kumanuka amanuka agaramye, agiye gukubita kubitumu. Impanuro TV. Ufite abantu bari mu murimo barwaye, umuntu agashaka arwaye, akabyara arwaye, akadiyakona arwaye, agatanga amaturo arwaye. Ariko mwiri teraniro hagiye kuba operasiyo, hagiye kuba kubagwa, haraza kubaho gukira ku buryo umuntu ibuze gutega amatwi haraza kuva hanagwije imbaraga z'iki z'umutima. Ongera umubwire ngo turi ku kazi, turi kuka. Haleluya, haleluya. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Fashinanga yanjye ndirimbe, vuga iby'ineza yo wangiriye. Mutima wanjye wuzuye ishimwe, vuga ibyiza
cy'umuhanuzi Yeremiya. Turasoma ibice 29. Yeremiya ibice 29. Turasoma umurongo wa 13. Yeremiya umuhanuzi ibice 19. Tusome n'umurongo wa 13. 29 13. Yeremiya yaravuze ngo muzashaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose. Ndasubiramo, muzashaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose. Amen. Imigani 4:23. Igitabo cy'Imigani ibice 4 umurongo wa 23. Imigani 4:23. Kadusome 4:23. Imigani haravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Ndasubiramo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amen. Turarangiza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 12:2. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 12 umurongo wa 2. Dusome 12:2 mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 12:2. Haravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Haleluya. Birashoboka ko hari abantu baje bamaze kutwakira. Amazina yanjye nitwa Singirankabo Boniface, tumuvuga butumwa bwiza. Shimiye Kristo mpaye umwanya wo kugira ngo tubane namwe tuganire ijambo ry'Imana, ariko by'umwihariko w'Ikigali w'Imasaka wo ku Ruyenzi. Birancanga ukuntu arambwira ngo tugomba kuzajyana hariya hantu. Mu by'ukuri rero naje nageze hano, Saverina niwe wavuze ngo hari umwuka mwinshi. Ngiye gukora ikintu ntari mperutse gukora kubera umwuka uri aha ngaha. Umusaza yagiye mu modoka muri Coaster zino zitwara abagenzi Kigali, ari mu modoka igenda bamwiba amafaranga arayabura. Abwira shoferi ati hagarara aho ugeze mbuza amafaranga. Ati kandi umuntu yibye ari mu imodoka. Ndashaka ko muyampa ni mutayampa ndakora ikintu ntari mperutse gukora. Modoka irahagarara. Shoferi aravuga ati turashize. Noneho uwayibye aravuga ati nta upfa gasebye, aho kugira ngo nteze abantu bangana gutya ikibazo ikanyamuhereza. Akora umufuka yahereza nyirayo. Musaza abwira shoferi ati ngaho genda nayabonye. Shoferi ati turagenda, ariko mbere yuko tugenda tubabarire tubwire ni iki wari gukora iyo utayabona, ni iki udaherutse gukora wari kudukorera. Ati nari kugenda n'amaguru, nibyo ntari mperutse gukora. Ati nibyo ntari mperutse gukora. Ati nari kugenda n'amaguru, murumva ko ari igitangaza. So nanjye rero ngira umwanya mutoya mu buzima, ngira umwanya mutoya kugira ngo nzajye ahantu mubabwire ngo nzagaruka vuba. Ntibijya binyorohera, ariko umwuka uri hano ndumva mpata ko nzagaruka vuba. Ago nari mperutse kwiyemeza ngo nzagaruka vuba, ariko umwuka uri aha ngaha ndumva uzatuma ngaruka vuba. Haleluya. Muvuge ngo amen. Amen. Shumba wanyu rero ntekereza ko ntago tuziranye cyane, ariko gatoya tuziranye. No mugabo mwiza, no mugabo ukundwa. Nari maze iminsi ndi Bujumbura ndi mwivuga butumwa, numvise abantu bari kumuvuga. Ndi Bujumbura rwose abantu bari kumuvuga, kandi numva bari kumuvuga neza. Urumva rero umuntu bavuga neza utabaye inshuti ye waba ufite ikibazo gikomeye. Nimuvuge ngo amen. Amen. So Saverina rero ni inshuti yanjye, namujyanye kuri radio ngikorera Karongi ibiganiro kuri radio yitwa Isangano. Inshuti yanjye nakoreye mu nkuru nziza mu mujyi terane, ngira ngo hari n'igihe hamaze iwanjye iminsi ari mwivuga butumwa. Nishimye cyane kumubona, ni umuntu w'Imana, ari we ari umutware we, ari abana be bahagurukiye gukorera Imana. Rero yahize ngo azarukana na shiriwe, numva nyine ni ibintu bikomeye. Ndavuga nti ese nanjye wahiga nkazazana n'umukobwa wanjye witwa Beni w'umuvuga butumwa. Haleluya.
mfite umukobwa nanjye w'umuvuga butumwa w'imyaka 10 nanjye se buriya sinahiga umuhigo nazagaruka nkazanzanye na Benira. Haleluya. Nanjye rwose nabyemeye umunsi muzumva ngo nzagaruka nzanzazanye na Beni ndetse nzane na mama Beni byose tuzabikora. Haleluya. Bizagenda neza. Nimuvuge ngo amen. Amen. Noneho mureke tuganire ku ijambo ryitwa kugwiza imbaraga z'umutima. Kugwiza imbaraga z'iki? Ukaba mu murimo w'Imana, ukaririmba, ukadiyakona, ugahanura, ugacuranga, ari kugwija imbaraga z'iki? Z'umutima. Bibiliya yavuze ngo muzanshaka mu mbone. Umushumba yarivuze gira ngo yarungurutsaho narindi gutegurira. Yavuze ngo muzanshaka mu mbone ariko nimunshakana umutima wanyu wose. Byumvikana ko Imana ntishakwa n'amafaranga. Imana ntishakwa n'amashuri. Imana ntishakwa n'imiryango tuvukamo, ahubwo Imana ishakwa n'imitima yacu. Ndagira ngo tuganire kwiri jambo ryitwa kugwiza imbaraga z'umutima. Umuntu uri kuri mixer imikrofone ugira uburyo uza kugira akantu yikoramo, ndimo ndabyumva ko ugomba kugira akantu kosora. Iri jambo ryitwa kugwiza imbaraga z'umutima niryo jambo ndi kumva nifuza ko tuganira mu gihe mfite, kubera ko mu buzima busanzwe ibifatika byino mu isi tumaze kubigwiza kugera ku rwego bigenda biturusha imbaraga, aho kugira ngo imbaraga z'umutima zibimanaginga zigende zizamuka zikagenda zimanuka. Urugero rw'uko iby'isi twabigwije nuko umuntu wese wicaye aha ngaha uhereye kuri njye ubahagaze imbere, uko umeze siko wari umeze, nuko usa siko wasaga, nuko wambaye siko wambaraga, nuko urya siko waryaga, naho utuye birashoboka ko atariho wari utuye. Bivuga ngo imbaraga z'ibifatika zigenda zigwira ariko iz'umutima zikagenda zigira zite zimanuka. Niba hari igiteye ubwoba mw'iki gihe nukuba mu buzima dufite abantu bakorera Imana ariko batagwije imbaraga z'iki z'umutima. Ese umutima ni iki? Dufite abantu bari hano bagize umugisha wo kwiga mu ishuri, twiga amasomo yose twize bagiye batubwira ikintu cyitwa definition. Definition ni ubusobanuro bw'isomo ugiye kwiga kugira ngo ubashe kuryiga uryumva. Abarokore rero twabaye mu mwuka mwinshi ariko dutakaza indangagaciro zo gusobanukirwa ibyo twiga. Ubu hari umuntu wabaza ngo umwuka wera ni iki? Gicuku. Hari uwo wabaza ngo agakiza ni iki? Ni mu gicuku. Hari uwo wabaza ngo umusaraba ni iki? Ni mu gicuku. Hari uwo wabaza kwizera ni iki? Ni mu gicuku. Ibintu byose mwabitwaye mu mwuka, mugomba kugera ku rwego mugira ibyo mugomba kwiga. Abantu bari hano, hari abantu bazi umutima. Umutima murawuzi ko mucecetse? Ngiye kuvuga kugwiza imbaraga z'umutima, mugomba no kumenya umutima icyo ari cyo. Murawuzi? Murawugira? Mujya musubiza. Murawuzi? Murawugira? Murawufite? Ubu ngo haguruka ngo hano definise umutima. Wawe utubwira, uravuze ngo urawuzi, urawufite. Dufite abantu bawuzi bawufite, dufite abawufite batawuzi. Umutima ni moteri y'ubuzima, ni inyama iba mu muntu iyoboye iyi housing. Nukuvuga ngo uyu mutima wahagaze umuntu abagize ate? Umuntu abeshwaho nuko umutima ari muzima. Rero umutima mu cyamake ni moteri y'ubuzima. Umutima ni inyama iba mu muntu ibi bumoso. Umutima ubi bumoso uba hehe? Iyo umuntu ari muzima adafite umutima w'ubumoso. Muganga yambwiye ko umutima w'umuntu muzima ungana n'igipfunsi cye. Iyo umuntu ari muzima adafite ikibazo cy'uburwayi, nta muntu ugira umutima uruta igipfunsi cye. Nushaka kumenya ko umutima wawe ungana, ujye ugira igipfunsi gutya. Nuko nguko niko ungana. Aka kantu kari mu muntu ibumoso, muganga yambwiye ko umutima upima kuva ku magarama 300 kugera kuri 600. Nta kiro kirimo. Dore aka kantu kangana gatya kari hano ibumoso, kadapima ikiro, kabitsa amatoni isi takikorera. Abo umuntu akunda ni habashyira, abazaroga ni habashyira, abazasambanya ni habashyira, abaziba ni habashyira, abazeskoroka ni habashyira. Murumva ukuntu umutima umeze? Ese muri kuwumva? Rero ijambo ryitwa kugira ngo tugwize imbaraga zawo. Dogiteri yambwiye ijambo rikomeye. Yarambwiye ngo umutima w'inyama ujya urwara. Iyo umuntu yarwaye umutima akabimenya, ngo iyo agiye muri Israel cyangwa mu Buhinde, menye na Faisal basigaye babikora ngo bajye bawubaga, ngo hari abantu babaga imitima bakaba bazima bagakira mu buryo bw'umubiri.
niba mu buryo bw'umubiri dushobora kubaga bagakira, no mu buryo bw'umwuka dushobora kubaga hakabaho gukira. None rero naje muri operasiyo, naje kubaga igosheri. Ufite abantu bari mu murimo barwaye, umuntu agashaka arwaye, akabyara arwaye, akadiyakona arwaye, agatanga amaturo arwaye, ariko mwiri teraniro hagiye kuba operasiyo, hagiye kuba kubagwa, haraza kubaho gukira ku buryo umuntu wibuze gutega amatwi haraza kuva hanagwije imbaraga z'iki z'umutima. Umuhungu witwa Mbonye Israel yaravuze ngo ibihe ntibikatumara imbaraga z'iki z'umutima. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya twasomye, Salomo yandika mu gitabo cy'Imigani yaravuze ngo rinda kurusha ibindi byose bigize bite birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Niba hari ibintu ugomba kurinda, umuntu arabona miliyoni akajya kuri banke agashyiraho kode, akajya muri boroke, umuntu yabona miliyoni 10 akubaka urupangu, akagura imbwa, akazana abasekirite akabirinda, ariko umutima utarinzwe. Murankurikiye? Ese muzi ukuntu Dawidi yanditse muri Zaburi ya 90:12 yaravuze ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ageze muri Zaburi y'103 aravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mushima izina rye ryera. Ageze muri Zaburi ya 84:6 aravuga ngo hahirwa abafite mu mitima inzira zijya Siyoni, ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka ngo bagihindura ahantu h'amasoko. Ageze muri Zaburi 119:11 aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Matayo yandika 5:8 yaravuze ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Luka yandika 1:80 yaravuze ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, ngo aguma mu butayu ngo kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Ibyakozwe n'intumwa 2 haravuga umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Umwanditsi w'Abaroma yavuze ngo ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke mufite imitima. Umuririmbyi w'108 igitero cya nyuma yaravuze ngo ngende umukristo ngo icyo ni ikintu ngo gihumuriza kinezeza umutima wanjye. Uwa 60 mu Gakiza yaravuze ngo we mutimurira nguze kwa Yesu. Uwa 62 yaravuze ngo umutima w'umuntu ngo ujye imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Kugwiza imbaraga z'iki z'umutima. Haleluya, haleluya. Umutima ugira ibyumba murabyumva? Chambre murumva ibyumba? Umutima ugira ibyumba. Iyo ugiye kwinjira mu nzu wirebeye hanze ntumenye ibyumba biyigize, ariko iyo winjiye mu nzu utangira kubara amashambure agize iyo nzu. Umutima rero nawo umeze gutya, ariko muri wo upartajemo ugiye ufite ibyumba bitandukanye. Mu byumba bigize umutima rero ngiye gukora resume nihute, ndagerageza ndebe ko nababwiramo nka 6 cyangwa 8, ni byinshi. Ngiye guhera ku cyumba cya mbere mu byumba bigize umutima. Icyumba cyose ndajya mvuga, buri wese uri aha ngaha ajya gisura, ajya kigeramo. Dufite abantu benshi impamvu imbaraga z'umutima zashize, abantu bafashe umutima barakinga, ibyumba baraboroka ku buryo ntago bagisura ibyumba by'umutima. Iri teraniro turimo turaza gusenga Imana tuyibwira ngo Mana dukeneye kugwiza imbaraga z'iki z'umutima. Babwira icyumba cya mbere mu byumba bigize umutima. Icyumba cya mbere mu byumba bigize umutima habamo icyumba cya mbere cyitwa icyumba cy'amateka. Kiki abantu bari hano bize amateka ni isomo ryigwa ryitwa histoire.
amateka ni ibintu byagize bite byabaye byatambutse. Imana iturema yaturemanye icyumba tugomba kubikamo ubuzima twanyuzemo. Niyo mpamvu yabwiye Abisirayeli irababwira ngo nimumara kurya mugahaga musisahabu ntimuzibagirwe aho nabakuye. Imana iturema yaturemanye icyumba tugomba kubikamo ubuzima. Waba wicaye hano Gosheni ugasura icyumba cy'amateka, bose mwese muvuka ino, harimo abaje ari abayede baguma ino. Shaka ko munyumva, harimo abantu baje batashye ubukwe baguma ino, biri mu cyumba cy'iki, icyumba cy'amateka. Igihe cyose umuntu afata icyumba cy'amateka akagifunga abagenda apfagahoga. Wari dufite abantu bafashe icyumba cy'amateka batanga ubuhamya, ntibavuga Imana yabakuye, ntibavuga iby'Imana yabakoreye, ariko umuntu wese basuye icyumba cy'amateka aba yumva yababwira uburyo yajyaga yambara ibintu bite ko gifungutse cyanjye 9:798 nabaga muri korari nambara ikanzu ya mushiki wanjye, biri mu cyumba cy'iki. Nabari muri korari ndi kuririmba Kristo akavuga atari kuno mukobwa waje ino aririmba neza, ntago nari umukobwa, kwari ukubura ibyo nambara. Bwira uwo mwicaranye ngo nawe suko wambaraga. Ahaha, nawe suko, nawe wambaraga ibidasa, wambaraga ibidahuye. Kwambara byari ikibazo, kurya byari ikibazo, kuryama byari ikibazo, kwiga byari ikibazo, ariko Imana ihindura amateka. Haleluya! Icyumba cy'iki nibagiwe amateka mwebwe, reka mbibutse gatoya. Abantu bari hano, hari abantu bari hano bazi ikintu bita urutara. Urutara aya ntago muruzi, mu cyumba cy'iki urutara muraruzi. Mumbwiza ukuri nk'abakristo, hari abantu baryamyeho muri abantu baryamye ku rutara bagira bati mwaryamye ku rutara, ndabafashe namwe mwavuye kure. Siko namwe mufite amateka. Ubu mushumba ngo urutara ni iki? Mushumba nawe Mana yanjye menya yaravukiye muri CHK. Urutara, abantu bameze nk'umushumba batazi urutara. Urutara ni igitanda, igitanda cyo mu cyaro. Ni ibiti bine bashingaga bagatambikaho ibindi hejuru, bagashyiraho amahangani, bagafata ibijangara, ibishagara, ibishishwa by'ibishyimbo bagasasaho, tukaramburaho ikirago, tukaryama twiyorosha ikirago, tukiyorosa ikindi, nibyo bita urutara. Ibyo tubifite mu cyumba cy'iki cy'amateka. Uru rutara n'abantu barujya, nujya ubona uryamye ku gitanda ukabona wiyorosha ishuka, ukabona ucanye amatara, ujye usura icyumba cy'iki cy'amateka. Ubundi abantu baryamye ku rutara bari abakire, baryamye ku rutara abo bari abakire, kuko twebwe iwacu urutara rwari urwa papa na mama. Abana bararaga hasi bashashe ikirago. Naryamye ku rutara muri 97, nyogokuru yaziritseho ihene ku ihango ry'imbere, ariko icyo cyumba kirabitse mwakagira Imana. Yari yaziritseho ihene ku ihango ry'imbere. Nijoro tugiye kumva twumva ihene yasimbutse, niba ari imbaraga sayiriye isimbuka na cya giti, tugiye kumva twese twagiye munsi y'urutara. None ubu turaryama, ariko Mana we, iki cyumba cy'amateka. Haleluya! Iyo umuntu yasuye icyumba cy'amateka akoma amashyi batabimusabye, arambura amaboko batabimusabye, atanga amaturo batabimusabye, aririmba batabimusabye, kubera ko aba yibutse iki amateka. Hari umuhungu witwa Dawidi yasuye icyumba cy'amateka, ahita yandika Zaburi 143 umurongo wa 5. Muzi ukuntu yanditse? Hari umuhungu wahise aririmba igitero, tukiririmba. Yaravuze ngo shingiye kubyo nabonye umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Shingiye kubyo nabonye umugabo wo guhamya
ko nta kure cyane habaho Imana itageze umuntu. Ariko yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburira maboko ndebye imirimo yawe muri cyo mvuga ndatangara ndumirwa mpita fata umwanzuro wo kutaza kureka ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu. Haleluya! Ihangane umbwiriro mwicaranye ngo hari icyo wibutse mu mateka yawe, hari icyo wibutse mu mateka yawe, hari icyo wibutse mu mateka yawe, hari icyo wibutse mu mwaka ushize, hari icyo wibutse muri 94, hari ibyo wibutse muri 82, hari ibyo wibutse muri 2005, hari ibyo wibutse muri 2020. Haleluya! Ndabyibutse, iki cyumba kirabitse, ndabyibutse. Nibutse ko bajyaga bavuga ngo iwacu ntawe uzashaka, none narashatse. Bajyaga bavuga ngo iwacu ntawe uziga, none narize. Bajyaga bavuga ngo iwacu ntawe uzambara, none ndambaye. Bajyaga bavuga ngo iwacu ntawe uzarya, none ndasigaza. Ayi, turambura ibiganza. Haleluya! Icyumba kiki umubyeyi twazanye mu modoka, hari ahantu twageze duparika gato, avuga ibintu bikomeye. Dushaka kwibuka amateka y'aba Dawidi n'ayaba Mose, ariko ayacu nayo ntago yoroshye. N'ukuri kose mujya muvuga ngo Abisirayeli ngo baciye ngo mu nyanja itukura ngo n'amaguru ngo yabagaburiye manu mu butayu. Nawe yarakugaburiye, nawe yarakwambitse, nawe yagukijije urupfu, nawe yagukijije abarozi. Ese mu rwe ruhande afite amateka. Icyumba kiki cy'amateka, mu gisure mu kigeremo abantu baragikinze. Igihe cyose ukinga icyumba cy'amateka uba ugenda upfa gahoro gahoro. Amateka nimuvuge ngo amen. Abisirayeli bamaze kwambuka, Imana yabwiye Joshua, iramubwira ngo tora amabuye muyandikeho abikimenyetso, bariya abana ntibazibagirwa ibyo Imana yakoze. Mujye mubwira abana imirimo Imana yakoze. Hagiye umwana avuka yabona iwabo batwara imodoka akagira ngo yavutse, ngo bavutse bafite imodoka, bafite amateka y'amagare, y'ibitokoma, y'ibiporoporo. Biri mu cyumba kiki. Iki cyumba rero nuva shaka kukivaho, ariko abantu bagikinze mu gikingure. Imana irimo iranenga abantu gukinga icyumba cy'amateka. Kamara imyaka 10 usengera muri Gosheni utari wabwira abantu ibintu Imana yagukoreye, ngo batamenye ibyanjye. Nitutabimenya sa n'umutima ntubizi. Murasabwa gufungura icyumba kiki cy'amateka. Muna kaza kadubuhamya katubwira tukumubona ngi ubunarize kandi nize bingoye ariko ndiga. Bituma Imana ivuga ngo yego burya wa muntu ararekonesa, aratekereza ibyo nakoze. Mugabanye kuremera ahubwo mworohe kugira ngo mukorane n'Imana. Nimuvuge ngo amen. Icyo ni icyumba kiki. Icyumba cya kabiri ni icyumba cyitwa icyumba cy'inzozi. Kiki cy'inzozi. Urasabwa kurota ubuzima bwawe ukaburotera ibyiza, kandi ntago bisaba ngo uryame. N'ubu wicaye hano urasabwa kurota utwaye imodoka. Kuki urota upfa? Izi nzozi ngo narose ngo mpfa, warose urama. Ese murankurikiye? Tangira urote utahi wawe wakubaka. Tangira urote wambaye neza. Kongiye ngo nabuze umugabo, warose ukora ubukwe. Banza ubirote. Nimuvuge ngo amen. Kandi inzozi zawe zizaba impamo. Ba Yosefu bararose ntago tuza kubavuga nta mwanya. Yosefu ararota rota yoboye. None ngo we ngo ngiye ngo njemona ngo bitakunda. Reka mbabwire, ngiye nigeze ndota inzozi zirasohora kandi zimaze gusohora kenshi. Ari nizo ndota mpagaze nye nkabona birabaye. Muri 2009 narose nagiye mu ndege. Iwacu aho mvuka no kubona indege kuyibona mu kirere washimaga Imana uti nabonye indege. Ni imodoka kuyibona itambutse byari ishimwe rikomeye. Umunsi umwe ndota nagiye mu ndege. Murota ibyiza. Murota ibyiza.
umwaka ushize nagiye mu ndege 5 mu kwezi kumwe. Nagiye mu ndege 5 mu kwezi kumwe. Ariko we nukurota Ruvumera gusa, uvukire Ruvumera, wige Ruvumera, ukurire Ruvumera, usabirwe Ruvumera, ushingirwe Ruvumera, usazire Ruvumera, ubyarire. Rota wambutse umupaka. Rota! Icyumba kiki kizozi. Navuye gufata passport nge nta rugendo mfite. Nge naguze passport ndafite urugendo. Ubu dufite abantu bari hano Imana abwiye ko izuriza indege. Ariko bicaranye irangamuntu gusa. Ufite ikibazo. Irangamuntu igenda mu ndege wowe. Shaka ibyangombwa. Rota! Fata passport ndafite urugendo. Haciye ibyumweru 2 nimero irampamagaye. Ndayitaba. Umuntu arambwira ngo ndi umushumba ndi Bugande. Twarakubonye kuri YouTube. Kumva twagutumira mu giterane cyo gutaha urusengero. Ko tugushaka kwa aya matariki wazaza kutubwiriza. Ninaza mushumba. Ahita amaza ngo indege ukunda kugenda nayo ni yihe? Indege narinzi yihe? Ko narinzi bya Volcano na bya Simba na bya Jaguar. Arambwira ngo indege ukunda kugenda nayo ni yihe? Najyaga numva bavuga Rwandeya. Ndabwira ngo ngenda na Rwandeya. Arambwira ngo tugiye kugura uko amatike ari kugura, ntuve kuri WhatsApp tuze kugusubiza. Ni mugoroba mbona bankatishiriza itike yo mu kwa 5 nzamara icyumweru 2 nkongera nkagaruka n'indege. Mbwira madamu ntizajya muri Kenya, nzagenda n'indege. Arambwira ngo uzamara igihe kingana iki? Ntizamara ibyumweru 2. Ati ibyumweru 2 ni byinshi, birasaba ushaka imyenda myinshi. Anzingira imyenda. Agiye gushyira imyenda mu gikapu, asanga nta gikapu cy'amapine ngira. Ubure passport, ubure n'igikapu. Murasabwa kurota. Murasabwa kurotera ubuzima bwanyu. Njya kugura igikapu naza pakingamo imyenda. Baramperekeza i Kanombe nurira indege. Ngeze i Nairobi ngeze iyo nagiye sanga baje kunteka ku kibuga cy'indege. Banjyanye muri hoteli maramo icyumweru. Mvuga ubutumwa ndagaruka mu Rwanda. Ngarutse ngeze mu rugo sanga abantu baje kunyakira, batetse. Ubu iyo mvira mu Nyabugogo ninde ari kuza kunyakira mu rugo. Ariko kubera ko narose nagiye n'indege baraza. Haciye icyumweru kimwe gusa mbona telefone irampamagaye. Umushumba wampamagaye, umushumba wanyura muzi, nampamagaye n'umushumba witwa Ngarambe i Bujumbura i Burundi. Ngarambe arampamagara. Arambwira ngo twarakubonye tubona umuvuga ubutumwa mwiza ko dushaka gutumira hano i Bujumbura ukaza kuvuga ubutumwa. Indege ukunda kugenda nayo ni yihe? Te bye bye Nyabugogo. Bye bye Nyabugogo. Urasabwa kurota, birashoboka. Ibyiza byose kugira ngo bikugereho nuko uhinduka karosi w'ubuzima bwawe. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Muri kurota ibiki mw'iyi minsi? Kurota impfu, kurota intambara, kurota babirukankaho, kurota mupfa. Ni murota ubuzima bwanyu, murota ubuzima bwiza. Umutima wawe ugwiza imbaraga kugera ku rwego urota nawe uri umuntu udasanzwe. Nimuvuge ngo amen. Inkamwe nakumva narota ibibuga byuzuye imodoka ziparikeye. Tangire murota imodoka nyinshi ahanga. Iyawe nayo uri kumva protocol. Utangire urota imodoka yawe iparitse hari. Irahari. Hari imodoka iri hari. Urabiteganya? Birote! Rota imodoka iparitse hari. Hinduke karosi ubuzima. Kandi ubyakire nk'ubuhanuzi. Byakire nk'ubuhanuzi. Urote, urote. Nimuvuge ngo amen. Nihute. Icyo cyumba muracyumvise? Ni icyumba kiki? Kiki? Kinzozi. Icyumba cya gatatu mu byumba bigize umutima w'umuntu ni icyumba navuga ngo kibi, cyitwa icyumba cy'ibikomere. Icyumba cy'ibikomere. Kiki? Rugamba dufite turirimbisha abanyabikomere tukambara ikote yarakomeretse, akambara bubu yarakomeretse, imodoka yarakomeretse. Iki cyumba nta utakigira. Tugomba kubana nacyo ariko tukirinda kugituramo ngo tugitindemo. Mu bintu bituma Imana idakora natwe kenshi uko twibera mu cyumba cy'ibikomere. Umuntu akaririmba n'ibikomere, ibintu byose warakomeretse. Tugomba kugera ku rwego tuba mu murimo w'Imana ariko twarakize. Bishobora kudakira burundu. Hari umuntu abyukira mu cyumba cy'ibikomere. Uzi ko uhuye n'umuntu wabyukiye mu cyumba cy'ibikomere akwima service warukwiye. Icyumba yabyukiyemo ntigitanga service. Waruyikwiye ariko icyumba yabyukiyemo. Yankunda kubirebera mu ngo z'abashakanye. Hari umugabo wabyukira mu cyumba cy'ibikomere yibutse imirimo ya kera, ibintu byamubayeho, yakibyukiramo kumva ntavuze ngo sheri.
ugatangira kuvuga ariko ibintu uba wigira utanyita sheri, ceceka ahubwo yagutera urushyi. Icyumba yabyukiyemo ntikivuga sheri. Uyu munsi ko nta kantu watahanye, icyumba yabyukiyemo nta kantu cyatahanye. Urasabwa kumenya ngo na managinga nte iki cyumba umuntu, kandi iki cyumba cy'ibikomere ni mumurikire. Ubu dufite umubare w'abakristo benshi, ese kijyana muri kunyumva? Urimo muranyumva? Dufite umubare w'abantu benshi bari mu nzu y'Imana bafite ibikomere bazanyemo, barangije babituzanaho atari twe twabibateye. Ndabaha urugero. Harimo abantu baje hano mu rusengero bazi ngo hano ni mu ijuru, hano ni mu nzu, hano ni mu isi, hano mwahasanze abantu, ntabwo mwahasanze abamarayika. Rero umuntu akazagera ngo narizi ngo nzi ko ngeze ngo aho nzaruhukira. Aha ni mu ndushyi. Ndabaha urugero rutoya. Hari umuntu uva hanze mu isi ahunze amagambo y'abantu bo mu isi, akavuga reka njye mu rusengero ndambiwe abantu bamvuga. Yagera mu rusengero agasanga niho hari abantu bavuga cyane. Abarokore niba hari abantu b'abahanga mu kuvuga, ni abantu bo mu rusengero baravuga, nibo ba mbere. Uzi ko umuntu akuvuga ukagira ngo mwaravukanye. Mwebwe umuntu arakuvuga atazi iyo wavukiye. Rero iyo utagwije imbaraga z'umutima ukomeretswa nuko abantu bakuvuze. Ndamuzi umukobwa umwe nagiye kwigisha za Kabuga, maze kwigisha ndaza arambwira ati ngo nshaka kunsengera. Ngusengere se ubaye iki? Ati ndatsinzwe. Utsinzwe n'iki? Ati hari ikintu cyangoye none kubabarira byarananiye. Icyumba cy'imbabazi ndaza kukigeraho neza gusoza. Kijemo ni icyumba cy'imbabazi ndaza kukivuga. Arambwira ngo navuze ku mbaraga z'imbabazi, arambwira ngo nanze kubabarira. Wanze kubabarira nde? Atabarokore. Bahe atabo dusengana. Kubera iki? Ati baramvuze. Umuntu ukigushwa nuko bamuvuze ni umwana wa undi bebe. Ndamubaza ngo ese bakuvuze iki? Sanga n'ibintu bamuvuze ntibyari bikwiye kumukomeretsa kuko ari ukuri. Namubaje ibyo bamuvuze, arambwira ngo baravuze ngo ngiye ngo mwiri torero ngo ninge mukobwa mukuru uhari. Ntaho ufite imyaka ingahe? Ati mfite imyaka 47. Ubwo barakubeshyeye. Ubwo ibyo bintu bigukomeretse barakubeshyeye. Mwakuze mukava mu cyumba cy'ibikomere. Abantu bavuga ngo wambara nabi, wambaye nabi. Rero mukunda abantu bababeshya. Abantu bakubwira ngo wambaye neza, wambaye nabi. Ntimukajye mubeshya, mujye muba abanyakuri. Ngo ngiye ngo baravuze ngo mwiri torero ngo ndi umukene. Niba abandi batura ntuture, bakora ibikorwa ntukore, ngo birirwa bavuga ngo ndirakennye. Urakennye asoni. Ngo ngiye ngo birirwa bavuga ngo mwiri torero ngo ningiye utarize. None warize, wagiye kwiga ugakira igikomere cyo kutika. Ukire. Muranyumvise? Ibintu mvuze muri kubyumva. Iki cyumba cy'ibikomere. Hari umuhanga wavuze ngo Abanyafrika, abantu batuye munsi y'ubutayu bwa Sahara, kubera ibibazo by'uburwayi n'inzara bagiye bahura nayo, nibo bantu bonyine uhura n'umuntu agacira hasi atakuza. Urwango gusa. Umuntu akakwanga ata. Muve mu bikomere bya kavukire. Muve mu bikomere by'imiryango. Mukire. Kandi iyi ndwara y'ibikomere, ndebe babwira akantu nungutse. Iyi ndwara y'ibikomere, hari ibikomere Imana itazagukiza. Hari ibikomere muganga atazagukiza. Wowe ubwawe uzivura paka bikiza. Nk'igikomere cyo kuvuga ngo abantu ntibagukunda, wakikunza. Ninde wakubyaye ubone? Ninde ugushinzwe? Ibi cyo kuvuga ngo abantu ntibakwitaho, ugenga abantu ngo ntibansokana, wakisokanye. Ubona ari ndufite umwanya wo kugusokana. Hari ibintu nabonye byateye i Kigali, wenda namwe bizabageraho, ibintu byitwa ma anniversaire, ngo umuntu ngo gukora anniversaire ngo y'amavuko. Hari abantu bafite ibikomere ngo byuko ngo nta bantu ngo babahaye ngo keke. Uyoboye bagurira keke. Wajya ukigurira keke ukivura igikomere, ukikorera anniversaire, ukiririmbira, ukayisiga, ukifotora, ukipostingira. Kiri bikomere. Icyumba cyiki mundebe hano. Abagore bari hano nibarambura ibiganza. Ababyeyi, abantu bashatse bari hano. Abadamu murambura ibiganza. Mumanure. Abagabo bari hano murambura ibiganza. Abagabo bashatse murambure cyane. Perusa mu giterane cy'abashakanye cy'imiryango mu vuga ibintu 8 bituma urugo rw'abashakanye
rushobora kubaho igihe kirekire rugahora rutoshye. Hari ibintu navuze ndatangara, navuzemo ikintu cya kane cyitwa guhana impano, guhana gift ku bantu bashakanye, kado uwo mwashakanye ukamuha impano. Sanga hari abantu baherutse impano muri dote, munkurikire. Sanga hari abantu baherutse impano muri dote basabwe, nicyo gihe ibiganza byabo biherutse kwakirira. Dufite ibikomere mu miryango. Naratangaye. Iki gikomere rero uyu mugore afite cyuko umugabo ataherutse kumuha impano. Iki gikomere cyuko umugore afite igikomere cy'umugabo, umugabo akagira icy'umugore cyuko nta mpano. Iki gikomere kugira ngo gikire nuko ugenda ukayigurira, ukayifungishiriza, ukayiha, ukayifotozanya, ukareba none se urakomeza urware. Dufite ibikomere. Mureke mbabwire, ntago nje kubirataho, si cyo kinzanye. Ndi umuntu wababajwe n'ikintu cyitwa kwambara ubuzima busanzwe kwambara. Natiriye umuntu ipataro muri 2004. Nabwira ni bantu kuri paruwase nizi pataro ngende nambaye. Arambwira ngo Boniface ndagukunda, nkunda n'ijambo ry'Imana ugira, ndagutiza ipataro nguherekeze nze kumva ijambo uraza kuvuga wambaye ipataro yanjye. 2004. Icyo se gikomere wowe. Twarajyanye kuri paruwase Icyangugu Kamembe kuri paruwase, bampa umwanya wo kwigisha ntangira kubwiriza. Ndafashwa nibagirwa ko nambaye ipataro ye, kuko yansumbaga ijya munsi y'inkweto, nasimbuka nkayikandagira. Duhuje amaso umuntu ari kwishima mu mutwe, arahaguruka asanga ku ruhimbi nkuje kumbwira ko narengeje iminota cyangwa hari akantu kabaye, aranyongorera arambwira ngo Boniface yukandagira bahore ko nkandagira ipataro. Twarakomeretse reka ibyo uri kuzana hanga. Nkurikije nako gahinda k'ibikomere nahuye nako k'imyenda, ubu nta gikomere cy'umwenda ngira. Umwenda mwiza wose mbonye ndakivura nkawigurira nka ibi haraho mwaremba bapfa kubibona nase. Ibi ni ibintu byo kwivura ibintu by'ibikomere. Avuga nti nzajya mbyambara kabaka. Irwaneho utegereje ko ari duzakwambika neza ni wowe, ninde usakugaburira neza ni wowe. Mwiyiteho. Mwanyumvise? Yemwe muri bo muranyumva? Ko genga abantu nibanzi undi se wowe uriyizi wowe. Kugwiza imbaraga ziki? Cyangwa mwatakaye ntago muri kunyumva? Muri bo muranyumva? Kugwiza imbaraga ziki? Z'umutima. Hari abantu bagiye bakomereka, mushaka ko tubabwira ibikomere bya ba Dawidi ibya, ariko namwe ibyanyu. Mushumba muyoboye abantu ahangaha bakomeretse. Hano wari umuntu ngo bazwa ngo uko mushumba ngo atazi we, ubuse wowe uziwe. Kujyaho mushumba ngo ntajya amuhamagara, wese ugira nimero ye. Mufashanye mushaka uburyo aho biri ngombwa ibi bikomere tubikira. Ngo nagiye hariya ngo nzi ko bazajya bamakeya. Yewe bazaguhereza, ariko banza nawe wihereza izo ushoboye. Tuzahera kuzo wihaye nawe. Nimuvuge ngo amen. Iki cyumba muracyumvise? Ni icyumba kikomere. Nabatindiye? Twihute. Icyumba cya kane mu byumba bigize umutima w'umuntu ni icyumba cyitwa icyumba cy'imbabazi, kubabarira. Mu Kristo muzima Matayo yaranditse 5:7 aravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo mugera ku rwego muhinduka, mugwiza imbaraga, ubabarira umuntu. Kandi mbere yo gutanga imbabazi ujye wibuka ko nawe hari ibyo wababariwe. Warinde wowe. Urugamba turwana n'urwo abantu ba mu murimo w'Imana, bafite ba nyirabukwe, bafite ba sebukwe, bafite basaza babo, bafite ba nyina babo, banze kubabarira. Nimufungura icyumba cy'imbabazi mubabarire. Nihuta aho ngeze. Icyumba cya 5 mu byumba bigize umutima w'umuntu ni icyumba cyitwa icyumba cy'ibyishimo. Kiki? Ibyishimo, umunezero,
abantu bararakaye, abantu barababaye. Udufite abantu baseka ku mibare, kavuga ati ku munsi zajya aseka rimwe. Icyumba cy'ibyishimo yagize ate yaragikinze. Nyamara umwanditsi aranditse aravuga ngo mwishime, aravuga ngo nongeye kubisubiramo mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, mugere ku rwego muhinduka abantu b'umunezero. Nimuvuge ngo amen. Dufite abantu bagera no mu rusengero ntibishime, wowe uzarakara hanze, ntugera na hano urakare. Nyabuneka fungura icyumba cy'umunezero. Haleluya. Nubwo ibibabaza bihari ariko jya unanyuzamo wishime. Nimuvuge ngo amen. Icyumba cya gatandatu mu byumba bigize umutima w'umuntu ni icyumba kibi cyitwa icyumba cy'amaganya. Icyumba cy'iki cy'amaganya. Iki cyumba kiri mu byumba bibi, kiri mu byumba bigoye Imana idakoreramo na gatoya. Kubera iki? Kubera ko umuntu uganya ntibishobora ko anezeza Imana. Uzi ko umuntu aganya agenda ku igare, yagura moto akaganya, yagera ku modoka akaganya, umuntu akaganya akodesha, yataha iwe akaganya, ukaganya utagira umushahara, wabona umushahara ukaganya, ukaganya urangurira Nyabugogo, wajya Dubai ukaganya. Ubu koko mwasohotse mu iki cyumba cy'amaganya. Gukorera Imana uganya, wakoreye Imana ugira umwenda umwe, none ufite imyenda 10, Imana ikugira ite koko? Musohoke mu cyumba cy'iki cy'amaganya. Abato baraganya, abakuru baraganya, abataha mu nzu zabo baraganya, abakodesha baraganya. So Imana izakoresha abande ko? Ababyaye baraganya, abatarabyara baraganya, baraganya, ababashaka Yesu. Ariko Imana arayifite akazi. Mbega icyumba we. Abize baraganya, abatarize baraganya. Abakijijwe baraganya, abapagani baraganya. Yewe dusohoke mu cyumba cy'iki cy'amaganya. Mugikinge mu kibroke, ushaka ingufuri mushyireho. Ni icyumba kibi. Ngo nkozereze ngo nihute ngwane n'igihe. Ngeze ku cyumba cya 7. Yego abanditse yego. Icyumba cya 7 mu byumba bigize umutima w'umuntu ni icyumba cyiza ariko abantu bakinze, cyitwa icyumba cy'imirimo. Cyumba cy'imirimo. Kiki cy'imirimo. Hari korasi twajyaga turirimba, imirimo yabera izibukwa imbere y'Imana izibukwa. Iki cyumba rero kirakinze. Dufite abantu bitwa ngo barakora, bitwa ngo bakorera Imana, ariko icya 10 barariye, amaturo barariye, imfubyi barariye, abapfakazi barariye, abatishoboye barariye. Ubu koko ukora iki? Ukora iki mu mirimo y'ubuzima busanzwe? Abantu bakora ino, hari abantu bari hano bakoze mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi, muri politike n'ubuzima busanzwe. Ministeri yose yita ku bakozi bayo, ariko hakaba ministeri ngewe nkunda zantangaje. Murambabarira nkoresheje ijambo muryumve, nkunda ministeri y'ingabo. Ministeri y'ingabo nkundira iki? Ministeri y'ingabo ni abakozi bakora akazi kabo neza, wagera noneho uburyo bambarira akazi kabo. Abasirikare nabakunda, hari ukuntu bafunga imyenda y'akazi, ntago wari umusirikare wafunguye ibipesi, ntago yakambara pocket, arambara ku buryo mukubitana ugahita umenya ngo uyu ni umusirikare w'u Rwanda. Kubera iki? Akazi akora, arakubaha, akambarira neza. Rero niba ukorera Imana mu cyumba cy'imirimo, ugomba kugera ku rwego wambara nk'umukozi w'Imana. Nabwiye abantu bushize ngo imyenda y'abana isigaye ihenze ku isoko kubera ko abakobwa bose bakuru bari kwambara imyenda y'abana. Ntago ino byari byahagera, uzayibona ni mugera i Kigali. Ubu nitukimenya abakobwa n'abana. Umuntu w'umukobwa muzima ufite amaboko 2 akagura umupira w'ukuboko kumwe biri i Kigali, ntago ino byari byahagera, ntago ino byari byaza. Ugasanga umuntu w'umukobwa w'imyaka 20 yambaye ipataro imeze nk'amasogisi ubwo cyangwa icitse. Ubwo koko ukorera iyihe kampani?
iki cyumba cy'imirimo iyo umukozi w'Imana gifunguye amenya uko abantu bakorera Imana bambara, amenya uko abantu bakorera Imana bitanga, amenya uko abantu bakorera Imana basa, amenya uko abantu bakorera Imana barya, kubera ko ijuru, ministeri y'ijuru irahemba. Igira ite? Gukorera Imana ndi imbere yayo nta gihombo kirimo. Iyo umuntu akoreye Imana iramuhemba. Ndi umugabo wo kubihamya. Ibi bintu mu bishore b'imbaraga byo gukorera Imana. Wambare nk'umukozi w'Imana kugera ku rwego wambara abantu bagatangara, bakakubaza ngo usigaye wambara neza. Wambare kugera ku rwego uhura n'abantu bakabaza ariko wabaye iki kusigaye wambara neza. Ujye ubabwira uti ni impamvu z'akazi. Ntabwo mubyumvise, byumviswe n'abantu bake. Ko mwambara neza ni impamvu, ko mubyina mugakabya ni impamvu, ko mutanga amaturo ni impamvu, ko murepeta nijoro ni impamvu, ko mwaguze ibyuma ni impamvu, ko mugera mu rusengero mugafashwa ni impamvu z'akazi. Imirimo nimuvuge ngo amen. Mu byumba bigize umutima harimo icyumba cy'imirimo. Ngaho igore ubwire uwo mwicaranye ngo turi hano kubw'impamvu z'akazi. Akindi cyakuye abantu b'Imana i Kigali nta kintu. Niba babwira kubera iki muva i Masaka mukaza gusengera i Muhanga ni impamvu z'iki? Z'akazi. Ibyo birahagije. Impamvu z'akazi. Kubera iki mukunda itorero ryanyu ni impamvu. Kubera iki mwaguze intebe ni impamvu. Kubera iki mwasema amatara y'umutuku ni impamvu. Muzongeremo ibihise biza. Muzashyiramo ni parafu nziza. Kubera impamvu z'iki? Muzana dekore n'ibindi byo kubunani kubera impamvu z'iki? Ongera umubwire ngo turi ku kazi. Turi kuka. Haleluya! Haleluya! Yesu databuja zamukorera ndacogora ngwije ubuntu n'urukunda mafitiye mazi imirimo yo mwisajyama ninyirangiza aza mpamagara ngeze. Ngiye kumara abantu ubwoba. Hari abantu bafite ubwoba bwo gupfa. Hari abantu bafite ubwoba bwo gupfa. N'umuhanuzi yakure bati mbonye urupfu. Uzamubwira uti ntago nzapfa mfite ibyo ngomba gukora. Ngo urupfu ngo ruragushimuse. Oya, uzapfa urangije imirimo wagenewe gukora. Kandi nujya gupfa uzahamagarwa. Muri imbye yaravuze ngo maze nintumirwa. Yaravuze ngo nzagira ibyishimo. Hari ubutumire ku bantu bakoreye Imana. Ntabwo urupfu ruzatwiba, ntabwo tuzagwa. Yewe we, haleluya! Tuzategurwa. Ko mutabyumvise? Ko mutumvisha ibi bintu? Bwira uwo mwicaranye ngo n'uyu mwaka uzawurya. N'uyu mwaka uzawurya. N'utaha uzawurya. N'utaha uzawurya. Haleluya! Haleluya! Hari upfu nkubonaho. Hari upfu nkubonaho. Uracyari ku kazi. Mbonye akazi. Mbonye ujye ufite akazi. Bwira uwo mwicaranye ngo mbonye ujye ufite akazi. Mubwire ngo mbonye ujye ufite akazi. Ayiwe! Uracyafite akazi. Uracyafite akazi. Ubu wapfa akabari nduza protocol aba bantu. Wapfa akabari nduzaririmbira aba bantu. Wapfa akabari nduzayobora iri torero. Ufite akazi. Uracyafite akazi. Nimuvuga ngo amen. Icyumba cya karindwi ni icyumba cy'imirimo. Mwacyumvise? Mwacyumvise? Itangazo. Mpera umuntu mwicaranye itangazo. Mubwire ngo uyu mwaka ni uwo gukora cyane. Uyu mwaka ni uwo ugabanya ubunebwe. Uyu ni umwaka tugiye kwinjiramo. Imana ikeneye abakozi, ikeneye abaririmbyi, ikeneye abahanuzi, ikeneye abashumba, ikeneye abadiyakoni, ikeneye abasura abantu kwa muganga. Imana ifite akazi. Icyumba cy'imirimo. Icyumba cya munani mu byumba bigize umutima w'umuntu
ni icyumba cyitwa icyumba cy'amabanga. Icyumba cy'amabanga, hari icyumba ugomba kubikamo ibintu byawe uziranyeho n'Imana, abandi bantu batazi wowe n'Imana. Ese iki cyumba muri kucyumva? Kiki? Ese murayafite? Hari abantu bicaranye ibintu hano Imana yavuganye nabo baziranyeho n'Imana, ku buryo wicara ukabibwira ngo ariko bya bindi Imana. Ayi, nimuvuge ngo amen. Yewe na Yesu dufitanye amabanga, nge n'ijuru dufitanye amabanga. Iki cyumba mugishakire protection, mukirinde kuko kibitse ibintu bikomeye. Icyumba cy'amabanga, cyangwa kugira ngo byumvikane neza mwandike mu cyumba cy'amasezerano. Sinzi cyumvikana neza, sa birumvikana. Cyumba cy'amabanga, cyumba cy'amasezerano. Dufite icyumba tubitsemo ibyavuzwe n'Imana. Murabifite? Iki cyumba muragifite? Mugikomereho. Nubona bazanye amagambo ngo isukari muri kugura 2, wibuke ko Imana ahubwiye kuzanywa icyayi. Biri mu cyumba cy'iki? Bavuga ngo ko umuceri wahenze, wibuke ko Imana ahubwiye kuzawurya. Biri mu cyumba cy'iki? Cy'amabanga. Nimuvuga ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Icyumba cya 9, twihuta tugane ku musozo dusenge. Icyumba cya 9 ndavuga 10. Icyumba cya 9 mu byumba bigize umutima w'umuntu ni icyumba cyitwa icyumba cyo kuramya. Kuramya. Kubera ubukene bw'ikinyarwanda, iri jambo ryitwa kuramya turifata mu buryo butari bwo. Tuzi ko kuramya ngo ari ukuririmba ngo indirimbo ngo zigenda gake ngo zituje. Oya, Rike wo muhanga wanditse igitabo cy'ubuzima bufite intego yaravuze ngo kuramya ni igikorwa cyose ukoze neza uko gikwiye gukorwa. Iyo wambaye neza uba waramije Imana. Iyo wariye neza, kurya neza, iwawe ukarya neza. Ufite abantu barya nabi, ugasaba umuntu yari ibijumba n'amateke. Imagine nawe, tegura ameza ariho kuramya Imana, ibiryo bisa neza. Siko mutari kumva ibintu mvuze. Uriya mugiye kuvuga mu Nyakigali ngo azanye ibintu byo gukabya. Oya, niba ari ibijumba birye neza, wabiteguye, bari ukubyoza, niba ari ukubyuhagira, ubibwire Imana ati ngiye kukuramya mu kurya ibijumba. Kuramya ni iki? Kuramya ni igikorwa cyose. Iyo witaye ku rugo rwawe uba uri umuramyi mwiza. Iyo uherekeje umwana ku ishuri nka kuriya kwa Saverina, uriya yaramije. Hari abohereza abana, dufite ababyeyi bari hano batazi aho abana babo biga. Wohereza mwohereze ihene ku isoko. Muba baramyi kugera ku rwego muri karitsiye abantu bavuga ngo uyu muntu ni umuramyi. Kuramya ni iki? Nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Kuramya ni igikorwa cyose ukoze neza uko gikwiye kugira gute. Muzi ko hari umugabo w'umuhanga wanditse igitabo aravuga umubyeyi wita ku bana be. Nimundebe, umubyeyi wita ku bana be ni umubyeyi usura abana baryamye basinziriye mu gicuku. Burya ngo abana basinziriye basizweyo ugomba kujya kurungurwa uko baryamye ukareba niba aryamye nk'umuramyi. Ngo hari umubyeyi wasuye umwana, asaba umwana afatanije ibiganza abishyira munsi y'itama ngo aryama ari guseka. Umubyeyi amugeze iruhande ngo anezezwa na pozisiyo ngo umwana yaryamye. Ngo umubyeyi ngo arishima, aravuga ati ariko mbega umwana uryamana ibyishimo. Aravuga ngo Imana nayo ngo ijye idusura nk'abana ngo ikareba uko turyama. Abaryama basamye mujye muryama nk'abaramyi. Imana ni gusura muri shambure. Ese murabyumvise? Nimuvuge ngo amen. Kuramya ni indoro ko umuntu areba. Ugomba kugera ku rwego ureba nk'umuramyi. Dufite abantu bareba nabi. Umuntu yererakaye areba nk'ikidayimoni. Gira isura irimo kuramya Imana. Umuntu naza kugana uburyo ureba n'uburyo umwakiriye avuga ati uyu muntu ni umuramyi. So wirirwa warakaye, uziko abantu bakwita umurozi kubera kureba nabi kandi muhinduka baramye. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Ushobora kutabyara baramyi ariko ugatoza abo wabyaye kuramya. Ndabaha urugero, nimuvuge ngo amen. Ushobora kutabyara abana b'abaramyi ariko wababyara ukabatoza kugira gute? Kuramya. Ubu hari ingo dusura twe nk'abakozi b'Imana, wagera mu rugo basuye ugasanga babyaye abana utazi ukuntu bameze. Baguha fanta umwana akayigushikuza hagashyuha. Mwakagira Imana mumeze gute? Mutoza abana banyu kuramya. Uri
umushyitsi wicaye ahantu umwana akaba arakuriye na telefone akaba arayikwatse, yaboneka mutoza abana kuramya. Nimuvuge ngo amen. Ntabwo ari ibyo naje kubirataho. Mfite umukobwa w'umuvuga butumwa, umunsi umwe yagiye ku rusengero ajya muri école de dimanche, amasaha yabo arangira bari gutanga amatangazo mu rusengero. Umwarimu w'abana muri ekodimu aravuga ngo nimugende mujye gutegereza ababyeyi banyu ku rusengero ku muryango. Umukobwa yongeze ku rusengero kubera ari shapu we gutegereza nyina hanze biramugora, ahita yinjira mu rusengero ahura n'umudiyakoni. Umudiyakoni aramubwira tugiye, ati ngiye kureba mama muri korali, ati bari gutanga amatangazo, icara inyuma ya pasiteri gatoya urindire batanga amatangazo, mukozi w'Imana mukanya ndagushyira mama wawe. Ageze mu rugo arambwira ati papa, atuzi ibintu umudiyakoni yankoreye. Ni ibiki? Ati umudiyakoni yanyubashye, atarantambukana, atarambwira ati mukozi w'Imana, ati acara hano urindire mama wawe mukanya ndamukugezaho. Ati mpita numva nkunze ikidiyakoni, ati nta buryo wansengera nka umudiyakoni. Ntifukama muri saro ndamubwira henda gusengera wa mudiyakoni hano muri saro iwanjye, abashyitsi nibajya baza, amazi, fanta, icyayi, amasengesho, ushinzwe abashyitsi. Iyo usuye iwanjye Bena atagiye ku ishuri, iyo ukomanze ku rugi Bena ahari, araza agahita ahagarara mu muryango, akitambika mu muryango akahubwira ngo muraho, nitwa Beni, ndi umudiyakoni mw'uru rugo, mwebwe muri bande? Tayari. Ubwo ikiganiro kuramya biba byatangiye. Mutoze kuramya abo mwabyaye. Icyumba cyo kuramya. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikiriza ngo amen. Iki cyumba muracyumvise? Muhinduka baramyi beza mu nzu y'Imana, muba baramyi. Imyicarire yawe mu rusengero, wicare nk'umuramyi. Dufite abantu bicara nabi mu rusengero. Icyumba cya nyuma cya 10 tugane ku musozo dusenge. Mu byumba bigize umutima habamo icyumba cya 10 cyitwa icyumba cy'amashimwe. Icyumba cy'amashimwe, icyumba cyo gushima Imana. Natangaye gusa wenda Imana ifite uko ibigenza, twagize amahirwe Saverina arashima Imana. Ubundi kirazira ko tuba mu materaniro atabonekamo abantu bashima Imana. Umvishe umuyobozi abivuga wese ngo hari undi ngo yaba yanditse ngo hari agapapuro twakaje tutabonye. Abantu bafunze icyumba cy'amashimwe ntago bagishima, baragikinze. Iyo mubona tuba mu materaniro abantu nibaze ngo bashima Imana ko yabagaburiye, Imana ikaguha umwana akagira amezi 8, icyo umutari washima, Imana ikagukorera ubukwe ukumva ni ibintu biraho, Imana ikaguha inzu yo kubamo, ngo n'abapagani ngo barazigira. Mufungura icyumba cy'amashimwe. Nimuvuga ngo amen. Uburyo umucari buri munsi kubera ko uhinga, inyamurya nuko woroye. Icyumba cy'iki umukecuru yarwaye umugongo hari ikigara ahantu bita Gikondo, arwara umugongo, agiye kureba dogiteri asanga igufa ry'umugongo ryaratandukanye. Bamunyuje muri radio, dogiteri amwira kugira ngo tukubaga dushyiremo tije dufatanye amagufa, uzaryama amezi 6 kandi uryamire urubavu rumudahindukira kugira ngo bibe nk'ibyegerana tuzabona uko dushyiramo tije. Umukecuru mumurikira icyumba cy'amashimwe mwumva imbaraga gifite. Umukecuru aryama ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3, amezi 4. Umupasiteri baturanye ajya gushyingiza umwana, aravuga ati mukecuru n'umuturanyi wacu, nubwo aryamye twakora ubukwe tutamumenyesheje, tugende tumubwire azana dusengera haryamye. Pasiteri azaramubwira ati mukecuru dufite ubukwe wa mwana wacu, ejo bazaza gukora dote hano mu rugo, twari twanze gukora ubukwe tutakubwiye, utazumva n'imiziki iri kuvuga ukagira ngo twaragutereranye, ejo bazaza gufata irembo dufite dote. Mukecuru atari komana we, pasiteri washyingiriye abana agiye gushyingiza umwana w'imfura, si ntawe ubukwe bwe kubera uyu mugongo. Ati nta kundi pasiteri, ati nzabasengera agenda. Pasiteri akigenda wa mukecuru ngo agatotsi kamutwaye, ngo ijwi ngo riraza aramubwira ngo uzataha ubukwe. Iyo umuntu yagwije imbaraga z'umutima, Imana iravuga akamenya ko ari yivuze. Mukecuru aracyahati ashaka umuntu umubwira amubura, yongeye atoye agatotsi ijwi riraza aramubwira ngo mukecuru ejo uzataha ubukwe kwa pasiteri ndi kumwe nawe. Ahita hamagara abana arabwira ati munshakire wa mushanana wanjye, munshakire rakerete mukureho cya giti cyo hasi, ejo nzajya mu bukwe kwa pasiteri, ntabwo ari kure, nzasindagira amare y'umwanya mutoya ngaruke. Abana bati mama usigaje amezi 2 bakakubaga, none ugiye kubyuka wari ugiye gukira. Ati kandi harijwe numvise bana ba. Ati mama waba ari inzozi wagize? Ati hoya, ati iryo jwi ryagize imbaraga kandi ryaje kabiri. Bamushakira rakerete bakuraho cya kindi cyo hasi,
bamuha umushanana kwa gatandatu mu gitondo, arakenyeye afashe rakerete acumbagira kuri cya giti, arasohoka atera intambwe, ageze ku marembo yo hirya ahura n'abakecuru bane bagiye muri bwa bukwe, bari bazi ko aryamye, bati none se urabyutse? Ati ndamara y'umwanya muto, ati pastor ejo yaje kuntumira, ati numva kuryama ntabishobora, ubukwe buri kubera hariya, ati ariko hari n'ijwi numvishe rimbwira ngo nzagende n'Imana izabana nanjye. Agenda aganira na bakecuru, inka imanuka kwirebera mu musozi, iba yari ivuye mu rugo ibacitse, inka imanuka kwirebera yirukanka, bagenzi be bayibonye bariruka, we kubera umugongo ahagarara kuri cya giti arahumiriza. Yanka iba mu nzu iza yirukanka imuhunahuna, imugezeho imushyira mu mahembe, irateruka kubita mu kirere iritaza, agiye kumanuka amanuka agaramye, agiye gukubita kubita umugongo hasi, agiye kumva yumva ya magufa arahuye, agize atya yumva amagufa arahuye, abwira abagenzi bati nimuhagarare, ati ndakize we. Bagenzi batubaye iki? Ati ndakize. Baraza ati bigenze bite? Ati ndumva nyize. Ubwo inka yo yirukaze yakinagiye, bagenzi bakora ati numva yagufa ryateranye, ati ndakize. Bariruka bajya muri dote, ageze muri dote yahise yaka MC microphone, ati mfite ishimwe mpereza mu bukwe muri dote. MC atubaye iki? Ati nyize umugongo. Abantu bari baraho bose bakoma amashyi, ibyari ubukwe bihinduka ibirori, bihinduka ibyishimo. Reka mbabwire, yagiye kwa dogiteri kuwa mbere, agezeyo basanga ngo ntiyigeze arwara umugongo. Dogiteri aravuga ati radiyo iragaragaza ko utigeze urwara umugongo. Iki kintu nakigiyeho ibintu bikomeye. Buriya reka mbabaze ikibazo, ari ugushima wahuye n'inka no gushima utarahura nayo? Ari ugushima moto yagutuye hasi no gushima itaragutura hasi? Ari ugushima ko wavuye i Kigali utwaye imodoka ukagera i Muhanga itagutuye hasi no gushima ko wakoze impanuka? Buriya ni iki gituma mudashima baroko? Mfite umudogiteri w'inshuti yanjye, ni umusaza nagiye kwigisha ahantu arankunda, arambwira ngo nzamusura ahantu akorera. Ngeze Nyamirambo ahantu akorera nsanga afite akadispensaire akura amenyo, yize ibintu byo koza amenyo no kuyakura. Tugeze yarambwira ngo ikintu cyatumye ngutumira, warigishije numva ndagukunze, shaka ko tuba inshuti. Turaganira ngera ku rwego mubaza igihe amaze akora akazi ko gukura amenyo. Arambwira, ndambwira nese dogiteri niba wambwiza ukuri, nk'uyu mwaka wakuye abantu bangana iki amenyo? Yanzaniye ikaye y'abantu yakuye amenyo umwaka wose, fata ku munwa ngira ngo yayamazemo. Niko wicaranya amenyo yose bavuga gushima Imana, amaboko ni mazima bavuga gushima Imana. Biriho ibintu byatuma dushima Imana. Nutera intambwe ukumva birakunze, buriya uzi ko ushobora kwayura umunwa ntugaruke, ushobora guhumbya. Nyaboneka nimufungura icyumba cy'amashini nimuvuge ngo amen. Kugwiza imbaraga z'iki? Z'umutima. Naya niyo magambo ijuru ryari ryampaye ngo nze mbwira abantu bo muri Gosheni, mube mu murimo w'Imana, mukorera Imana ariko mugwije imbaraga z'iki? Z'umutima. Mugerageze rero ibi byumba byose uko ari 10 mu binyuremo mu bisure. Icyo uraza kubona kidakora neza, icyo uraza kubona wararangaye, ubwira Imana ngo tugiye kwinjira mu mwaka wo gukora, ariko icyumba cy'imirimo kimaze iminsi gikinze, ndumva nifuza ko ugikingura. Niba ugiye cya 10 ukarya ibyawe ukarya n'iby'Imana, akaba nta muntu kuvuga ko hari icyo wamumariye, umutima wawe ufite ikibazo. Kwinginga umushumba aza dufashe gusenga, ukomera Imana amashyi menshi cyane. Yesu abahereze umugisha. Imitima yacu yamaze koroha, imitima yacu yamaze kumva, dogiteri w'ijuru yamaze gukora operasiyo yabaze, n'ukeneye ko bamusengera umushumba arabikora, ndabizi ko biragenda neza. Dukomere Imana. Reka duhagarare twese. Amen, 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 amen. Yego. Yesu nashimwe. Hagarara mu mwanya wawe. Urakoze Yesu. Icyumba cyo mu mutima, ndashaka uno munsi urebe mu mutima wawe. Reka nababwire ibintu ubutumwa avuze, nibwo numva umwuka wera antegetse kuba kushigikira no kumva ko bwari ubutumwa buje mu gihe gikwiriye.
Yesu nashimwe. Icyumba cyo mu mutima, abantu ntibakiha umwanya wo gukorera Imana. Abantu bariko bibagirwa aho Imana yabakuye. Nibikabeho Mana kono kwibagirwa kuva nkugezeho, wambereye byose, wambereye ubwihisho, wambereye igicucu mwizuba. Aricyo nabonye ndagisobanukirwa, icyo nakibonye hano mwisi. Ntibikabeho Mana nakwibagirwa kuva nkugezeho, wambereye byose, wambereye igihisho, wambereye igicucu abizuba. Himbazwa mwami w'abami. Ndashaka twinjire mu cyumba cy'umutima, cyumba cy'amateka. Ntibikabeho Mana kono kwibagirwa kuva nkugezeho, ugana mwizuba. Nibutse imirimo yawe ya kera mwami, nkuramburiye amaboko. Reka buri muntu wese akontorore mu mutima wiwe. Ese amashimwe urayatanga, urayavugira imbere y'Imana? Reka tuze dushima Imana, reka tuze tuvuga ineza y'Imana, kuko Imana irabereye, kandi irabereye gushimwa, irabereye no gushigwa hejuru. Ndasaba mukinge urugi. Bumvise ko umwigisha wacu atubwiye ko ari umwanya wa operasiyo. Imana igiye kugukiza. Mufunge urugi. Urakoze mwami, urakoze mwami. Mwami Imana yacu araturiza, uturinde umujinya wa satani, uturindira muri shishanya, uraturinda nubwo twahuye n'ibibazo wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa we. Ishimwe ni ryawe. Haleluya. Ishimwe ni ryawe Yesu we, turagushima. Ishimwe ni ryawe. Oh, ishimwe ni ryawe. Yesu. Yes. Hela serebo. Ana tukweretse abakozi bawe, tukweretse itorero wironye, tukweretse n'abasubiye. Garura izo ntama zawe. Tukweretse n'abasubiye. Yesu we, garura ishimwe. Haleluya. Ishimwe we, ishimwe urarikwiye. Ishimwe
uyu mwaka nk'itorero ishimwe ni ryawe Yesu we. Igira neza mu cyumba cy'umutima wawe Mana we, nta muntu n'umwe akwitayeho muri iri teraniro, ni wewe n'umutima wawe. Ibyo ubona bidakwiye, aho ubona icyumba kidakora neza, ureke imbaraga z'Imana zikize, Imana ikuguranire. Biratubwira ngo nkuremo umutima ukomeye, ushiremo umutima woroshe nk'inyama. Reka Imana igukuremo, igukorere operasiyo mu mutima wawe. Vuga aya magambo, vuga ati mwami Yesu, uri umwami kandi uri umukiza. Nizeye ijambo ryawe, ijambo ryawe n'ukuri, ijambo ryawe n'ubuzima. Uhereye aka kanya nakiriye ineza yawe, nakiriye imbabazi zawe, nakiriye intsinzi ibonerwa muri wewe, mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ndatangaza ko ntazakena uhereye nonaha. Mana nkuramo umutima ukomeye, ushiremo umutima woroshe. Reka umutima wanjye uwugenderere, ureke nkora iby'ubushake bwawe. Nakiriye intsinzi uhereye nonaha, ndibutsa amashimwe uhereye nonaha. Sinzibagirwa aho wankuye, ndakorana isezerano nawe, sinzapfa nzarama. Ngiye kuvuga ibyo wankoreye, kuko aricyo wasigarije. Urakoze kumbereye Imana, umbereye mutabazi. Dusenge, buri muntu wese asenge. Reka mukozi w'Imana asenge. Uri imbaraga zacu, uri amahoro yacu, uri ibyishimo byacu. Aha ni Gosheni turi mu izina rya Yesu. Tariki 22 ubutabazi bw'Imana turi mu iri teraniro. Imitima yacu irabyibutse, twibutsa aho wadukuye, twibutsa aho watunyujije. Amateka yacu ni maremare. Iri teraniro warinze imfubyi, urinda abapfakazi, hari abo wakuye ku iseta, hari abo wakijije indwara, hari abo wakijije abagome, hari abo wakijije abarozi, hari abo wakijije impanuka. Turabyibutse, hari abo wagaburiye, turabyibutse, hari abo wambitse, turabyibutse, hari abo wigishije, turabyibutse, hari abo wahaye agakiza, turabyibutse, 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 turabyibutse. Nta munyembaraga nkawe, nta yindi Mana itariho. Reka tukugireho umugisha. Abo babyeyi bakubone, abo basore bakubone, abo bagabo bakubone, izi mfubyi zikubone. Buri wese uri mu iri teraniro, izi tariki zitubere itariki zidasanzwe. Uku kwezi kutubere ukwezi tudasanzwe, uyu mwaka tubere umwaka udasanzwe. Dusengeye abantu bawe, dusengeye abaririmbyi, dusengeye abadiyakoni, dusengeye protokolo, dusengeye inzego zose, dusengeye igihugu, dusengeye itorero, dusengeye ubuyobozi, dusengeye Mwami abo waduhaye kudutwara, kugira ngo uduhereze kubagandukira kandi tube mu buzima tugukorera, tugwije imbaraga. Ngwino ubane natwe, ngwino uganze, ngwino ukore, ngwino uvuge. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu mu izina rya Yesu, amen. Tugenda n'abacuranzi mugifunze gato, ndahamagara abantu bashaka kwakira umwami Yesu, abantu bashaka kwakira agakiza. Nubwo dusabye Imana ngo iduhembure, ndashaka duhamagara abantu bashaka kwakira Yesu. Nagenda Yesu, nagenda tukune, nagenda Yesu, nagenda Yesu, nagenda tukune, ndamagara abantu bashaka kwakira agakiza n'abashaka gukira indwara. Bibiliya iratubwira mu isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse. Niba afite n'ibyaha azahita bibabarira. Karibu tubahe ikaze. Ndasaba mvugabutumwa ba pasiteri muze dusengere bano bantu.
karibu turaguhaye ikaze. Wewe ushaka kwakira umwami Yesu ugakizwa, nawe ufite uburwayi ushaka gukira, haranditswe mu isengesho ryo kwizera rizakiza uburwayi umwami amuhagurutse. Niba afite n'ibyaha azahita bibabarira. Yesu nashimwe. Ubwo nta bagwayi bahari, Imana ihabwa icubahiro ishimwe. Oh, good. Karibu ugize neza. Reka ndababwire, igikenewe mu buzima bwawe ni ukumenya neza uko umutima wawe uteye, umutima wawe uko ukora. Yavuze ku byumba bihereranye, nashatse kubibwira pasiteri, umva mukozi w'Imana, amashimwe byo yarabuze, kuvuga gusa Yesu byo yankoreye abantu barabuze. Kandi si uko adakora, si uko adakiza, ariko ibyo bintu byarabuze. Reka nkubwire rero, nutabivuga uzaherukira ibyo. Kandi ndabikubwira nk'intumwa mu cyimbo cya Kristo, ibanga rya mbere ribaho Dawidi yari afite, yari umuntu ukunda gushima. Iyo njyamye nkabyuka ndavuga ati we data wakoze, Imana nishimwe, ukabivugisha akanwa kawe. Nigeze nabwira abantu, ndabivuga, maze Christine arambwira ati dada, ati wewe uri Umwisirayeli utagira uburiganya. Ati uravuga ko wabonye amafaranga, bitwaye iki? Ndi ngombwa ndabivuga shima Imana, ahubwo biba byandenze. Haleluya. Ngubundi ngo abanyarwanda ntibavuga, reka urabona amafaranga ukavuga, niyo mpamvu badakira. Byumva uhore we yararimbye aravuga ngo bibananiza iki ko bitagombera amashure, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize, bambarize bibananiza iki? Gushima bibananiza iki? Ntibigombera amashuri, ntibigombera amafaranga, ntibisuzuguza n'ubikoze. Bwira mugenzi wawe ngo uzaze ushima. Amen. Amen. Twabonye rero mwene data egera hino bakoze Imana, muze tubashire ibiganza kugira ngo Imana ihindura amateka y'ubuzima bwabo. Yes, abo barahagisha nk'igora. Iri terero ririmo gukira kudasanzwe. Bahamagaye umuntu urwaye, witaha kandi uribwa umerewe nabi, harimo gukira gukomeye. Tugiye gusengera buri muntu wese ufite ingwara muri we. Isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse. Niba afite n'ibyaha azahita bibabarira. Uko niko Imana yabigenye, ndabyizeye kandi 100%. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana iguha ubuzima buzira umuze. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ndabizi Uwiteka azi gukora kandi arashoboye. Mu mateka ye arashoboye. Kandi iyo ngwara yawe si yo kukwica, yo kugira ngo Uwiteka Imana yiyerekanire muri wewe. Yesu nashimwe. Abapasiteri bavuga butumwa muzunguruke bano bantu, twahamagariwe gukorera Uwiteka. Urakoze mwami. Tunga ibiganza hano torero. Uyu ni umwanya wo gukira. Tunga ibiganza bano bantu. Birashoka ko bikugora gupfukama uhagarare, cyangwa wumva ntacyo bigutwaye uhagarare, ariko tugiye gusenga. Vuga ati mwami Yesu, uri umwami kandi uri umukiza. Nizeye ijambo ryawe. Ijambo ryawe n'ukuri. Ubwami bwawe nibuze, ubwa Satani buhunge. Yesu Kristo,
nakiriye gukira kubw'ijambo ryawe. Amaraso yawe ari cyafite agaciro ntarata agaciro. Mu izina rya Yesu Kristo nakiriye gukira. Urakoze Mana kubohoye ubuzima bwanje mu izina rya Yesu Kristo. Mana nagushima naguhimbaje kuri Mana yacu dusenga. Ndagushimira urukundo rwawe n'imbabazi ugira. Ndagushimira kuri umwami kandi urumukiza. Uwiteka Imana ikomeye, Imana ishobora byose. Ijambo ryawe riratubwira ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza, abazemera muze mubabatize. Mu nshingano waduhaye no kwirukana abadayimoni, unadutegeka no kurambika ibiganza ku bagwayi kandi bakire mu izina rya Yesu. Mpagaze mu ijambo ryawe, mpagaze mu mbaraga zawe, mpagaze aha hantu hera. Ndatesha agaciro imbaraga zose ziteza ubugwayi, bwaba ubugwayi bwo mu mutwe, bwaba ubwo mu nda, bwaba ubw'umugongo, bwaba ubwa kanseri, ubugwayi bwo mu mpyiko, ubugwayi bw'umwijima, ubugwayi bw'amaso, ubugwayi bwa diyabete. Ndazinaniza izo mbaraga zose ziteza ubugwayi. Ndarekura umuriro mwuka wera ukuzeho uhereye nonaha. Wabugwayi we ndakuvumye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushiririje mu izina rya Yesu Kristo. Ndaciye imizi yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndashiririza ubugwayi bwose, ndananiza imbaraga zose zagwanya ubuzima bwawe. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Akira gukira uhereye nona. Umutwe wawe nube muzima, umugongo wawe nube muzima, icyo gikomere n'icyume mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari mu matwi bivemo, ibyari mu maso bivemo, ibyafashe amaboko birekure, ibyafashe amavi birekure, ibyafashe ingingo zawe zose bizirekure. Ndategeka katika jina la Yesu, akira gukira bamuzima kandi baho. Amen. Amen. Ugerageze utangure kwisuzuma, utangure wisuzume gukira kwawe. Wisuzume waba ari umugongo, yaba ari amaso, icyo ugwaye, buri kimwe cyose wisuzume. Nimugende garuka hano, zunguruka. Uyu muntu mufate mu mutwe. Urakoze Yesu, mufate. Mana mpagaze mu ijambo ryawe no mu mbaraga zawe. Wambaraga mbiwe mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Ndagutegeka murekure mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Imbaraga zose zagwanya ubuzima bwawe, ubushobozi bwagwanya ubuzima bwawe, imyuka itera mu mutwe, imbaraga zirukanka mu mubiri, inshishi zirukanka mu mubiri, amajwi atandukanye wumva, injereri wumva mu matwi, ububasha bwose bwagwanya ubuzima bwawe. Dayimoni ndagutegeka, wa myuka mibi we, uhere none uyu mwana w'umuhungu. Uwiteka mufite ubuzima bwiza, amufite imigambi myiza, nabe muzima uhereye aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Baho kira. Amen. Bimeze gutaka kanya mu mutwe wawe? Wari ufite ikintu cy'isereri, ubu none wumva bimeze bite? Urumva none ugize imbaraga, waguma wumva ikintu cy'isereri n'ibintu bigenda mu mutwe wawe utazi, wumva byagiye cyangwa ufite intege nkeya? Izo mpamvu izo mbaraga zawe zigufashe zirakurekuye, niyo mpamvu bigenze gutyo. Wahora uza gusenga, ntuzongere kubura kandi mu masengesho no kwa kabiri buri gihe uzazuza. Imana ikugire neza, bikubera uko wizeye. Imana ibaha umugisha. Bamwe murakira muraha, abandi murakira mugeze mu rugo, abandi abaganga nk'uko yabivuze bazashaka iyo ndwara bayibure. Madamu, ko mpaye amazi niki? Wizeye ko aya mazi ni nyasengero yamuha agakira? Bikubera uko byizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya.
Amashyi menshi kuri Yesu. Murakoze. Tujye Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.